amazina yanjye nitwa Keza Rutayigete, nkaba nifuje kubatumira muri konseri ya Groupe de Jeunes Christus Renyati izaba ku itariki 31 z'ukwa munani kuri B-in Hotel hano mu Busanza. Twaba twifuje kubatumira kugira ngo muzaze mwifatanye natwe tubashe gutaramira Nyagasani, tubashe kubana nawe, tumuririmbire kuko ariyo mana yaduhaye. Murakoze cyane. Yego murakoze cyane. Groupe de Jeunes Christus Renyati ni itsinda ry'abaririmbyi b'abajene bakorera muri centrale ya Busanza muri paroisse ya Kanombe. N'abajene bishyize hamwe ariko biturutse ku gitekerezo cya Nyandamu Janvier ndetse na Byikwaso Emmanuel, ubu ngubu ni umupadiri aho muri paroisse ya Rutongo. Baricara barareba baravuga bati urubyiruko ruratatanye ariko ubu ngubu dukeneye ko rujya hamwe. Ni muri urwo rwego rero baravuze bati reka duhamagare, ariko cyumweru bahamagara abajene bose barabazana, bareba buri wese impano afite, impano yo kuririmba, impano yo gukina umupira, impano yo kubyina, impano zitandukanye. Barangije baravuga bati reka tuzihurize hamwe. Ntabwo bahisemo kuyita korali, bahisemo kuyita Groupe de Jeunes kugira ngo buri mujene wese yiyumvemo, yumve ko nubwo yaba azi kuririmba ashobora gukina umupira, ashobora kubyina danse traditionnelle, danse moderne n'ibindi bitandukanye. Yashinzwe rero muri 2013 hari mu kwezi kwa munani, ni ukuvuga ngo imaze imyaka 12 irenga, dusatira hafi 13 gukora ubutumwa, ariko cyane cyane twibanda ku bikorwa by'urukundo ndetse n'igikorwa cyo kuririmba. Ibyo tumaze kugeraho ni byinshi muri iyi myaka isaga 13, ni byinshi cyane umuntu yavuga. Harimo kuba twaragutse, twatangiye turi bake tutari abajene mushobora kuba mwabona. Twaragutse tubasha kwigurira inanga yacu, tubasha gusohora indirimbo kugira ngo indirimbo nyinshi mujya mubona zacu. Harimo iyitwa Kwiturira mu rukundo, hakabamo iyitwa Nabonye urukundo, Twizigiye uhoraho, Bakumenye, ndetse n'izindi twagiye dukorana n'andi matsinda nk'itsinda ry'abaririmbyi ba Zaburi. Ni byinshi rero Groupe de Jeunes yagezeho. Ubu tukaba tugeze kuri level yo gutegura konseri. Twahereye kuri konseri ya hano hafi aha ngaha iwacu mu Busanza kugira ngo abaturanyi bacu, abantu bacu ba hafi babashe kubona bya bintu dukora ko atari ibya hano gusa. Ntabwo tuzaririmba indirimbo zisanzwe, tuzaririmba n'iz'Imana. Umuntu wese wumva ashaka gusingiza Imana binyuze mu ijwi yazaza rwose. Iyo niyo Groupe de Jeunes Christus Renyati. Turenga abantu nibura 150, harimo abo twita Groupe de Diaspora ndetse n'indi groupe iri hano ari baba ngaba murimo murabona. Tukagira batwigisha indirimbo n'abigisha imiziki. Iyo niyo Groupe de Jeunes Christus Renyati. Murakoze. Nitwa Mukamazima Kadera, nagiye muri no korali ndi umuntu mukuru muri korali. Rero muri Yezu nta muntu muto nta mukuru, nubwo ndimbana n'abajene ariko mba nishimye. Rero ejo tuzagira konseri, igitaramo cya konseri kizabera mu Busanza. Ni ukuvuga ngo kizaba saa 11, kandi n'abantu bakuru muri Yezu tubatungana. Ni byiza kuririmba, byaranshimishije. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Pacifique, ndirimba muri Groupe de Jeunes Christus Renyati mu ijwi rya tenor. Tubatumiye mu gitaramo kizaba kuri iki cyumweru saa 11 za nimugoroba muri Hotel B-in. Bizaba bishyushye pe, muratumiye mwese. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ingabire Marie Ange, nkaba ndirimba muri Groupe de Jeunes Christus Renyati. Hanjye nishimiye kubatumira mu concert izaba tariki ya 31 ubwo nesho ku cyumweru z'ukwa munani. Mwese muratumiwe aho waba uri hose.
ego kizaba saa 11 akaba aribwo kizatangira, ariko utinda gato usanga imyanya yuzuye, uratumiwe. Let's